Muraho neza nshuti zanjye, murakaza neza ku rubuga rwanyu Merase TV Show. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku buzima bwo muri iyi minsi ya none igoye cyane. Usanga benshi twibaza tuti ese umuntu akwiriye kuba hate muri iyi si yuzuye ibibazo, guhangayika n'amarushanwa usanga y'ubuzima ari ahantu henshi hatandukanye ku isi. Uyu munsi turaganira ku bitekerezo bishobora kudufasha kubaho neza, tukagumana amahoro mu mitima yacu ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Rero twafashwa no kuvuga ngo muri iyi si igoye, intwari si uyitsinda yose, ahubwo n'uyibamo adatakaje umutima mwiza. Buriya rero bavandimwe mwebwe munkurikiye, kubaho muri iyi si ntabwo gutsinda ari byo bigaragaza ko umuntu ari muri iyi si cyangwa se ashoboye kuyibamo, ahubwo icyo ugumana muri wowe, umutima ugumana muri wowe, niwe uzerekana ko uri intwari yo kuba muri iyi si. Nubwo isi ishobora gukomeretsa abantu benshi cyangwa imitima y'abantu benshi, ugomba gukomeza gutanga urukundo muri wowe, ukabaho nk'umuntu kandi ntutakaze indangagaciro za kimuntu. Ikindi kandi ni uko ubuzima atari uko iyi si yatworohereza, ahubwo nuko tutagomba gucika intege. Nubwo isi yatugora, dukwiriye gukomeza tugakomera, tukabaho, ahubwo tukagerageza guhangana n'ubuzima ndetse tugahangana n'ibyo tugenda ducamo. Iyi si rero igaragaje umwijima mwinshi imbere yacu, ni ngombwa ko umutima wacu cyangwa se umutima w'umuntu ugomba kurushaho kuba urumuri, ukamurikira imbere yawe aho uri kugana. Umunyabwenge rero aba ari uwiga kubaho ndetse no mu mvururu z'isi ntatakaze umutima we. Ni ukuvuga ngo rero nubwo isi yatugora, hakazamo ibintu byinshi bitandukanye, cyangwa se isi ikagaragaza ko igoye kuyibamo, dukwiriye kugumana umutima wacu wa kimuntu ndetse tugashaka n'ubwenge bwo kugira ngo tuyibemo ntacyo duhungabanyije, ubuzima bugakomeza. Isi ishobora guhinduka buri munsi, ariko indangagaciro z'umuntu, indangagaciro zacu, indangagaciro zo kuba turi abantu, izo ngizo dukwiriye guhora turi kumwe nazo, zikatuyobora mu buzima bwa buri munsi. Kubaho neza rero si ukubaho nta bibazo dufite, ni ukumenya gukomeza urugendo n'iyi nzira yaba igoye. Rero nubona bigoye, nubona byanze, uzakomeze ugerageze ukomeze urugendo, kuko kubaho neza ntabwo ari uguhunga ibibazo. Biragoye cyane ko wabaho nta bibazo, biragoye cyane ko wabaho nta biguca intege. Rero iyo umuntu arinze umutima we kugira ngo utangizwa n'ububi bw'isi, aba amaze gutsinda byinshi. Rero mu buzima gukomeza kwizera n'iyo ibintu byaba bikomeye, nibwo butwari bukomeye kuri buri wese. Nubwo isi yacu yaba ishobora kutwima ibyo twaba dukeneye byose, ariko iracyaduha amahirwe yo kuba abantu beza, yo kubaho. Iyi si iracyaduha amahirwe kuko tukiriho, kuko tugihumeka. Uracyafite amahirwe yose yo kugira ngo byose bigende neza ku buzima bwawe. Rero nakubwira ngo muri iyi si yacu igoye, komeza urugendo, komeza wihangane, komeza ubeho, komeza urwane n'ibibazo, komeza urwane n'ibyo uhura nabyo, kandi ntutakaze ubumuntu. Ugerageze kubaho, ugerageze kumva ko wiyoroheje, ugerageze kumva ko woroshye muri iyi si, ugerageze kumva ko ubuzima bwawe bukwiriye gukomeza, kandi umuntu urinda umutima we, umuntu utangiza umutima we, isi aba yayishoboye, isi aba yamaze kubona uko akwiriye kuyibamo. Rero nk'uko nabibabwiye, nubwo isi yacu ishobora kuba yatwima ibyo dukeneye, ariko ugerageza amahirwe ufite yo kuba uriho, gerageza amahirwe wahawe. Buriya rero nta kintu cyiza dufite nko kuba Imana yaraduhaye amahirwe yo kubaho. Imana yaraduhaye, yaratwemereye kuba uyu munsi turi bazima, tugihumeka. Ayo ni amahirwe dukwiriye kubyaza umusaruro ndetse tukumva ko byose bishoboka. Muri make rero, nubwo isi ya none igoye, umuntu ashobora kuyibamo neza aramutse agumanye umutima mwiza, akagira intego mu buzima, kandi agakomeza kwizera ko ejo hazaza hashobora kuba heza. Rero umunyabwenge ni uwiga kubaho nubwo isi yaba ifite byinshi biri kuyivuyanga, nubwo isi
isi yaba bigaragara ko bigoye kuyibamo, ariko umunyabwenge n'ubibamo ibyo byose akabicamo kandi agasigara afite umutima we muzima, umutima mwiza, uwo rero niwe uzabasha kubaho. Kandi buri wese tubana hano ku rubuga Meranse TV Show ndamwifuriza kugira indangagaciro z'ubumuntu kandi agaharanira kubaho muri iyi si igoye. Rero niwihangana byose bizagenda neza, ugira ubwenge bwo kubaho, ugira ubwenge bwo kuba umuntu nyamuntu. Reka nkubwire ngo rero wakoze cyane kunkurikira ugafata uyu mwanya ungana gutya tukabana. Nkubwire ngo turi kumwe hano ni kuri Meranse TV Show mu bindi biganiro by'ubutaha.